komera mute komera ntabwo byoroshye abansaba abantu mwambazaga nabasobanuriye ariko ndasaba abantu kumba hafi kuri iyi nshuro ndabakeneye sambe humura nimero turayitanga kandi ntabwo bihari bushira amasaha menshi bataratugeraho kuri iyi nshuro ndabakeneye ni umuntu ugiye nari mbizi ko azagenda ndabyibuka tariki 2 z'ukwezi kwa 12 2022 mfite message nahawe n'umubishop bita Olivier we yampaye record arambwira ngo mwana wanjye mfite ubutumwa bwawe bwakomeje kungora ariko reka mbukubwire uriya mugabo ntago muzabana. Turashimira abageze kuri Zacu Worship TV muri kano kanya dufite akababaro k'inkuru mbi twumvise umukozi w'Imana Pastor Mutesi wapfushije umugabo. Nukuri kubyakira biragoranye, ni inkuru iteye agahinda kandi ikomeye ndetse ikomerekeje umutima wa Mutesi cyane ndetse n'abakunzi be n'abafana be. Nukuri niyo mpamvu dufashe kano kanya kugira ngo dusenge isengesho ryo kumufata mu mugongo, isengesho ryo kumukomeza, ryo gusaba Imana imbaraga kugira ngo imukomeze muri kino gihe. Ni igihe kitoroshye, ni igihe kigoranye ku mukozi w'Imana, ni igihe ari mu kigeragezo kiremereye. Ngira ngo abantu bari kubyumva cyane, kubura umugabo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho umuburyo amubuzemo amanzaganya, agapfa batari kumwe, agapfa urupfu rutunguranye, ni ikintu kwakira kiremereye. Twebwe rero nk'abinginzi binginga Imana, tugiye kwinginga Imana kugira ngo imanure imbaraga z'umwuka wera ziza zikomeze umukozi w'Imana Pastor Mutesi. Tumufate mu mugongo mu rwego rw'amasengesho. Ufite icyo kumuha kimwe, ufite ikindi yakora gikore. Ariko cyane bantu basenga, bantu mujya ku karago, mupfukame musengere Pastor Mutesi. Tugireho gusengera Pastor Mutesi, hanyuma Imana igira ikintu mukorere, mukomeze mu buryo bwose bushoboka. Imana yakoreye, Imana akorera, Imana yamuremye, Imana imuzi, igira ikintu mukorera. Dutangire dusenga. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka waremye ijuru n'isi, Uwiteka waremye Pastor Mutesi, twongeye kugutabaza muri kano kanya. Turongeye turahamagara imbaraga zawe kugira ngo ukomeze Mutesi mu bihe arimo bibi byo gupfakara, byo kubura umugabo, byo kubura umuntu we, kubura inkoramutima ye. Turongeye tugira ngo Mana Umwuka wawe wera numanuke muri kano kanya, numanuke muri kano kanya, umwegere, umuhumurize, umuganirize, uganire n'umutima we, umuhe imbaraga zo kugira ngo akomere mu bihe bitoroshye. Mw'iki gihe isi iri kumwota, mw'iki gihe isi iri kuvuga ibyishaka, mw'iki gihe isi mumereye nabi, ongera wigaragaze kuri Imana yakoreye, ongera wigaragaze kuri Imana akorera, ongera wigaragaze wibuke ko yafashije benshi mu gihe nawe bari bapfushije, ongera wigaragaze wibuke Mutesi, umwibukire ku bikorwa bye. Yafashije benshi, afasha benshi, afasha imitima ya benshi. Ongera Mana wigaragaze maze nawe umukomereze umutima, mukomereze umutima utentebutse afite, mukomereze umutima utentebutse ubabaye, ufite agahinda utazi uko ari bwigire, afite agahinda ntari kwibaza ndabigenza henda hera hendagira nte nkoze iki mbigenje nte ngire nte. Ndakwinginze Uwiteka, manura imbaraga z'umwuka wera zikomeze
umukozi wawe Pastor Mutesi. Yesu ngwino ukomeze Pastor Mutesi, komeza umukozi wawe Pastor Mutesi, mwihanganishe. Uwiteka Mana ya Isirayeli, manura imbaraga zawe zigende zimukomeze, zimufate mu mugongo, zifate mutima, zifate amaboko, zikomeze umubiri, murinde kumva amagambo mabi, murinde kumva amagambo mabi aturuka hirya no hino. Ibyo bikube na zeru, biteshwa agaciro mu izina ryawe Yesu Kristo. Amagambo mabi ateshwa agaciro mu izina ryawe Yesu Kristo. Murinde kurwana n'intambara z'imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima kuri Pastor Mutesi ziteshwa agaciro. Tuzambuye agaciro. N'ukuri Pastor Mutesi, Imana nikubake, Imana nikurengere. Imbaraga z'umwuka wera Pastor Mutesi zongere zikubake, nizikubaka zikomeze mw'iki gihe kigoranye, mu gihe cy'imbaraga nkeya z'umubiri. Nawe uri umuntu ufite imbaraga z'umubiri w'umuntu, ariko kubera Imana yakuremye kandi kuzi kandi kwitayeho, kubera impamvu z'Imana, ihangane. N'ukuri turagukomeje. Yesu ari kumwe nawe, imbaraga za Yesu zirahari. Yesu wapfiriye ku musaraba Igorogota akatakaza amaraso, yashyizemo za mbaraga, yamanuye imbaraga, yaziritse Satani amwambura imfunguzo. Mu mfunguzo yamwambuye harimo imfunguzo z'amagambo, harimo imfunguzo zo gucika intege. Izo zose yarazimwambuye. Wicika intege, ihangane, komera, bibaho, humura, haracyari ubuzima. Pastor Mutesi, ihangane, n'ukuri haracyari ubuzima, ihangane. Imana irahari, ihangane. Imana izakujya imbere, izayobora intambwe z'ibirenge byawe, byose bizagenda neza. N'ukuri ihangane. Imana irakuzi kandi iragufasha. Yesu mwiza, Mana ya Isirayeli, Mana yaremye Pastor Mutesi, ongera data, ongera n'ukuri umurebe, ongera n'ukuri umwiteho data mwiza, umujye imbere, umukomeze muri gahunda ateganya, gahunda z'ikiriyo, gahunda zo gushyingura uwe. Uwiteka zose turazikweretse, ndetse na nyuma tukweretse umubiri we, tukweretse gahunda ze zose, tukweretse Nyagasani umunwa wo kuvugira, umutima wo kuririmba, ukuvugira akakubwira amahanga. Yesu mwiza, uwo mutima we data, ntucike intege, ntutentebuke, umunwa we ntureke kukuvuga kubera ibibazo byabaye, ahubwo ari wowe wigaragaza. Wongere wigaragaze, umushyigikire muri izi gahunda zose ziriho, ubane nawe, ugumye umuganirize, umugumye umwongerera imbaraga. N'ukuri Uwiteka Yesu, tuzi ko ntacyo tujya tugusaba ngo twime, turakwinginze ngo komeza amaboko ya Mutesi, komeza amaboko ya Pastor Mutesi, ongera urengere Pastor Mutesi. Uwiteka Mana, turagushimye kuko ubikoze, kuko ugiye kubana nawe muri iki gihe gikomeye, kuko uri kumwe nawe. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pastor Mutesi, ni ukuri komera, ihangane, turagukunda, turi kumwe, tugufashe mu mugongo, turakomeza kugusengera kuri Zacu Worship TV. turagusengera, turacyahamagara Imana ngo ikwibuke, kandi Imana iri kumwe nawe. Komeza kandi wihangane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.